ngo hayi ikaze rero hano ndi kumwe na DOP wanjye mwana oya ntabwo ndi DOP pe abantu babimenye ndi kumwe na Soundman wanjye cyangwa na Soundmaker assistant bemeze batwaza ntabwo ndi sister wawe bro nyine aba assistant ntabwo ndi sister wawe aba assistant ntibara bavuga ngo icyari iyo mbago zayirekeremo bavuga aba assistant assistance urumva si bose assistance kasase bya ubwo nyine jya wigendera wivire muri kamera wigarukira ubwo DOP wacu uramuyobewe ureba ko ndimo nezero iragera uvamo tubwire mwana urumva bavuga ngo iki aba assistant oya ntabwo ari aba assistant mwe muri football no ati ngobeta ka assistant hano ngwere abo assistant ndetse bimeze bite magaye kituzanye hano rero buri wese afite mikoro ye birebe buri wese afite abakunzi buri wese afite muri comment niba unkunda ubwo se za uploadingwa ndabizi kuri channel y'icyamamare sarebe gira views nyinshi hose nzagukora copyright ngeze n'ibyo utazi kuyikora sawa nyine nzagutaka uploading no kuvuga ngo ikintu kituzanye ni ukuntu aba content creator bo mu Rwanda batari guhabwa agaciro iki kintu kiri serie Feste ni sinzi ni wenda warabonye video ya Tycoon ari gusera n'umunyerondo w'umwuga ashinzwe iki gucunga ibintu by'abantu nabwo nimugoro ariko no kumanywa yafata ahubwo tukibaza umuntu igihe kirageze ngo dutangire campaign mani yo kugira ngo aba content creator twivugire bro tugeraho tuvugira sindi we of course reka tubare sibyo turi gushaka monetize mu Rwanda turi kusaba monetize akoze monetize nibizaza man nk'ubu hano duhagaze na mutungo w'umuntu turi gufirima nta nzu y'umuntu turi gufirima nta muntu uri muri behind ngo turi kumufirima nta kintu kiri secret turi gufirima ariko ugasanga ukabona umuntu araje ngo mugende ngo abona byemere kwa firimira icyo kintu leta y'u Rwanda niba ari n'ababishinzwe babijemo ndi mu content creator urumva ariko beranaba si ndi mu content creator ndi umunyamakuru ariko nanjye umunyamakuru w'icyo kinyamakuru ndi umunyamakuru wigenga umunyamakuru wikorera urumva ngo rero ni content creator no ibi turimo ni content urumva ngo si ndi mu content ngenda umunyamakuru uko nabivuze wenda nshobora kugirana nka tigitanu urumva ntago wajya ukora ibiganiro uhagaze nka tigitanu nkabona abwira umuntu ati hano ni ku kabaringe kujya nkwamamariza makoreye iki content zanjye ariko se nk'umwana uri kuzamuka urumva ushaka guhinduranya ama location ushaka kwerekana uko ahangaha bimeze akagena harakerekana uko bimeze azakora ate azabaho gute wewe ufashe decision yo kugenda ugiye ugahagarara ku gipangu cy'umuntu sibyo mu marembo y'igipangu cy'umuntu kameme wamusagariye wamubangamiye sibyo ariko uhagaze mu muhanda uri muhanda background ni ibiti man umuntu ari kuza agaca iruhande rwa kamera yawe amubangamiye ni ibiti umvishe focus ni ibyatsi nta muntu uri gucamo nta kinyabiziga kiri gucamo njya mbona abanyarwanda batinya kugaragaza plaque zabo bajya barisha abantu kandi iyo bagenda gutya tuba tuzibona ariko kugira ngo azacishe kuri kamera ngo nkuramo plaque kandi n'undi kuyireba kandi n'ubundi ndi kuyireba nta kintu kibi urababaye ariko imari hari ukuntu bamuzajya urumva nyine ngo nkakorera mu muhogo utandukaho oya mbanira iby'inkorora muri video urumva man ukibaza umunyarwanda man abanyarwanda twitwara nk'abasiri uhura n'umuntu urumva no ukajya kumva nk'ubu nibigutangaza ko dushobora kuba turi hano urumva ukabona nk'umugabo uri hakurya ngo muhure ngo muri iyo video yanyu ngo buretse nceho urumva kirigiriya nubwo nako ari nawe warekara amaseko nawe navuze urumva ari nk'ira hakurya bro twe turaha nahunze umuhanda nahunze yanse y'abantu nta muntu uri guca inyuma muri kubibona ukajya kumva
ngo yango katinga ngo mbane cyo ngo nukira muri amfilm ukibaza man wahagurutse mu rugo ugiye gufilma uwo muntu hari icyakujyanye hari niwe wakuzinduye come on igihe kirageze ngo abanyarwanda tujijuke mu mutwe iyi niyo video twari tuje gukora niba ugiye n'umuntu nase ngo bereka nkubase ntabwo ugira video zo hanze movie zo hanze barabona bose baba barimo nuko baba bahembwa cyangwa baba no gufashanya niba umuntu ashaka audience yo mu mujyi sibyo uragenda ufata akantu hanze niko bimeze uragenda ufata akantu buri wese yibereye muze kuba wamushyiramo n'ubundi n'umuntu sinzi cyane abanyarwanda ngo winkiramo ibyo bintu